ati ni ukuri kw'Imana iyi niyo prank ya mbere tugiye gukora ishimishije kurusha izindi zose. Ati we komeza ufate telefone neza, barakwereka hano abakobwa sinzi ibintu bapangiye umukecuru uri hano. Umukecuru yaraje aza hano kuri puberi ngo akuremo imyanda, kumva aho ngaho muri puberi bari bashyizemo bya fireworks bihita bimuturikira mu matwi. Umukecuru namwe iby'abantu bakuze murabizi, ahita yikubita hasi. Mukurikira akantu ko kandi abakobwa bari hano barishimye, gusa ubona ko umwe bimuteye ubwoba ibyo bakoze. Barakwereka umukecuru bakoze ibyo, hafi aho hari umwana waza yirukanka ati mama ndakwinginze rwose ntugire icyo uba. Umukobwa yabonye mama yikubise hasi biramucanga ati none se mama ubaye iki kandi? Ati ndakwinginze rwose haguruka. Kumva abakobwa bari babiteguye bose bari hano bishimye, gusa umwe ubona ko byamuteye ubwoba. Mugenzi we arangije aramubwira ati ika ni ukuri ibintu dukoze ntago ari byiza pe. Ubwo ika nawe arangije aramubwira ati ariko se n'ibiki twakoze? Ati se ntabwo ubona uriya mukecuru ko tumwangije? Ati humura yewe ntacyo abaye, biriya byagombaga kumubaho. Ati nibyo abakecuru ari kwihereza araza kuba muzima. Kumva umukobwa uri hano yitegereje ababikoze, umujinya uramwica gusa buri icyo yakora. Arangije akora mu isakoshi yewe ngo arebe ko hari icyo yafasha mama, gusa hafi aho hari undi musore wari uri kubacunga. Mushuti wa Ika akomeza amubwira ati ariko se urabona ibintu twakoze koko ari byo? Ika arangije aramubwira ati mu by'ukuri Kesi na mama we biriya bari babikwiye nibahangane nabyo, twebwe ahubwo reka twigendere tubasige hariya. Ati ubundi biriya byagombaga kumuba hari kumwe n'umukobwa we Kesi, ariko narebe n'ubundi bari kumwe narwane nawe amwikorera amujyana mu bitaro, turebe noneho kari buze kumuvura ibyo yigize. Urazi ngo kariyemera kandi ari akana ko mu bakinesha. Kumva abakobwa bombi bari kuziza uyu mukobwa ngo ni Kesi yuko we na mama ari abakene. Namwe mukurikire, mwibutsa gukanda subscribe wowe udukurikiye kugira ngo inkuru nk'izi zijye zigushyikiraho ku gihe. Ubwo Kesi yakomeje guhamagara ku bitaro, ahamagara ambulance ngo yihute itabare mama wagize ikibazo, ndetse arimo no kurira cyane ati rwose ndabinginze mumfashe. Gusa aho hafi nanone wibuke ko hari umusore urimo kumucunga avuga ati ni ukuri ko rwose biriya bintu bari abakobwa bakoze ntago ari byo pe. Ikigaragara cyo aba bakobwa bombi ndetse na Kesi n'uriya musore uri mu modoka bose bakora hano mu bitaro. Ubwo Kesi yarakomeje yinginga mama ati mama ndakwinginze rwose haguruka ndakwinginze pe. Umukobwa uri hano yari yagize ubwoba, yaketse ko wenda mama we haba hari ikindi kibazo kidasanzwe yagize. Yarakomeje aramwinginga ngo arebe ko nibura yahaguruka, ndetse arakomeza aranarira ubona ko byamuteye ubwoba. Barakwereka Kesi yazanye mama we hano kwa muganga. Muganga araje aramubwira ati rwose turi kubona yagize ikibazo cy'ingoma z'amatwi. Ati rwose byabatwara amafaranga menshi cyane kugira ngo amatwi ye babe bayabaga, naho ubundi bitari ibyo ngibyo biraza kugorana ko yakumva pe. Ubu saha izi ngizi tuvugana bivuze ngo nta kintu na kimwe yakumva, nibyo ari kumva kandi nabyumva neza. Barakwereka umukecuru yarakangutse, gusa atangira kumva amajwi arengera, nta kintu na kimwe ari kumva neza. Arangije agira ubwoba akabona umuganga ari kuvuga, ariko ibyo umuganga avuga nabyumve neza kubera ko amatwi yari yagize ikibazo. Umukobwa nawe yari ari kura byamucanze ari kubwira muganga atari ko se muganga nta bundi buryo ko nta mafaranga ahagije koko dufite. Muganga arangije aramubwira ati wa mukobwa rwose nawe urabizi uri umuganga, ariko ibi bintu rwose biragoye pe, ntabwo byakorwa n'amafaranga makeya, ibi bintu bikeneye amafaranga menshi. Barakwereka umukecuru yari yakangutse, arangije aravuga ati mwana wanjye n'ibiki byabaye ko nari kumva neza? Umukobwa arangije aramubwira ati mama rwose ibyakubayeho byatumye amatwi yawe agira ikibazo, ubu ngubu ntabwo urongera kumva neza pe. Umuganga arangije aramubwira ati mu by'ukuri ubwo buryo uri kuvugamo ntabwo arimo kukumva, ndahamya neza yuko amatwi ye atagifite ubushobozi bwo kumva. Ati ahubwo fata ikayi ube wamwandikira umwereke ibyamubayeho, naho ubu ngubu ntabwo arongera kumva neza. Umukobwa yari yapanitse, umukecuru nawe yikanze ari kuvuga ati mana yanjye koko ni ibiki biri kuba? Umukobwa arangije aramwereka ati mama amatwi yawe rwose yagize ikibazo ntabwo urongera kumva. Umukecuru arangije aravuga ati uya ibi bintu rwose ntabwo byambaho ndabinginze. Ati mukobwa wanjye rwose ndakwinginze wamvuye kuri umuganga. Gusa umukobwa nawe disi nta kundi yari kubigenza, nubwo nawe yari umuganga ariko n'ubundi bari abakene, ntabwo yari kubona amafaranga yo kuba yavuza mama we, ndetse byari bikeneye amafaranga menshi cyane. Umukobwa yarakomeje ararira, gusa n'ubundi ntacyo byari gutanga. Byarangiye acyuye mama we mu rugo disi bamupfutse. Barakwereka mu rugo bari basize undi mukecuru, ndetse uyu mukobwa ngo ni Kesi afite na gasaza ke gatoya kari karwaye kari mu kagara aho ngaho mu rugo, nako barabuze amafaranga yo kukavuza. Umukobwa uri hano araje aravuga ati nyogokuru we ibyabayeho noneho uyu munsi nagahoma munwa pe, reba noneho ukuntu na mama mutahanye ameze, ubu ngubu nagashyirimo kumva. Umukecuru arangije aramubwira ati wa mwana we rwose nta mpamvu yo guhangayika, ibiba byose Imana ibifite impamvu yabikoze. Ubu n'uyu musaza wawe kuba ari aha ngaha, ati rwose Imana ibifite inzira nyinshi. Umumama uri hano arangije aravuga ati none se Kesi we na nyogokuru wawe kandi muri kuvuga ibiki?
Umukobwa arangije asubiramo mama we ibyo nyogokuru we yaravuze, ariko abimusubiramo ari gusakuza cyane kugira ngo mama we abyumve kuko ntago amatwi yari arimo gukora neza. Umukobwa arangije abwira nyogokuru ati nyogokuru, mu by'ukuri rero mama yagize ikibazo kwa muganga, hahandi njya nkura imyanda aho yazaga kumfasha yari ari gukuramo imyanda, hari ibiturika byari birimo muri puberi nibyo byamuturikanye amatwi yagira ikibazo, ariko abaganga bambwiye ko araza kumera neza. Umukobwa yatinye kubwira umukecuru ko mama w'amatwi atari bwongere kumva neza igihe cyose batabonye amafaranga. Yanze kwirirwa amutera stress kuko bigaragara ko ibibazo byo muri uru rugo byose ari uyu mukobwa wabyirengeraga bitewe n'akazi yari afite kwa muganga, ariko n'ubundi ntibyababuzaga kubaho mu bukene, bari bari mu bukene rwose buteye ubwoba. Umumama arangije arunama ajya ku muhungu we aravuga ati muhungu wanjye rwose umbabarire, ntabwo ndongera kubona uko njya gufasha mushiki wawe kuba natwara imyanda ngo umufashe turebe ko twabona amafaranga y'inyongera atwongera kuyakaza akora. Umukobwa arangije afata ikayi yari iri aho yari ari kwandikiramo mama we, arangije amubwira ati mama ntugire ikibazo rwose, ibibazo ufite biraza gukemuka. Barakwereka umukobwa uri hano yakomeje guhisha mama we ko atari buze gukira kubera ko n'ubundi bari bifitiye ubukene bw'amafaranga, nta hantu bari gukura amafaranga yo kuba bamuvuza. Barakwereka umukobwa yazindutse ajya gukora ka kazi mama we yakoraga, bakobwa bakorana mu kazi kamwe k'ubuganga baca hano baramuseka ndetse na wa musore wamwitegerezaga igihe ibi byabaga. Abakobwa arangije baramubwira ati ariko kesi noneho niba usigaye uzindukira mu myanda ubwo se uraza kubona uko ujya mu barwayi nabo bavurera? Ati nagatangaye hari undi muntu uri muri ibyo bintu, icyakora cyo ndabona ibyo bintu bikubereye n'uburyo rwose ubikora wishimye, ndabona rwose ari ibintu byawe pe. Ubwo nguwo ni Ika wamubwiraga ibyo ngibyo, kandi wibuke uyu uri kubimubwira niwe watumye mama we wakoraga aka kazi akomereka amatwi ye, none akaba atagishoboye kuba yazanga agakore. Gusa ikigaragara cyo Kesi n'uyu musore ntago bazi ko Ika n'uyu mugenzi we aribo bari bateze mama wa Kesi biturika muri puberi. Ubwo Ika yarakomeje aserereza Kesi arangije aramubwira ati ariko ubundi ayo magambo yose uri kuvuga nayiki, wamviriye mu buzima ibyo nkora ko mbikora ku ruhare rwanjye nkabikorera ubuzima bwanjye, hari uwo biba bireba? Ika arangije aravuga ati nako nawe biba bireba, ariko se buriya ati yuza kuba warambereye umwana mwiza nibura ubu utatabaye mama wawe. Kesi arangije aravuga ati ibyo se kandi uvuze ni ibiki? Mama wanjye ushatse kuvuga ko ari we wamukoze biriya? Ika arangije aravuga ati oya, aho ngaho wumvishe nabi, ariko ubundi wakabaye waranyitwayeho nk'umwana mwiza, ukamenya ko uri umwana wo mu bakene, ukajya uza ukamfukamira ukankorera buri kimwe, nibura mama wawe ntari kumugirira impuhwe, ubwo se wowe iki tumva ni iki? Gusa uyu musore ntabwo yari ari kumva neza ibyo Ika ari kuvuga. Kesi arangije aravuga ati nukuri Ika sinakubabarira abaye ari we wateze mama biriya bintu byamuturikanye, saha izi ngizi akaba atakiri kumva. Umusore uri hano arangije aravuga ati none si ibyo muri kuvuga ni ibiki? None se Ika niwe wateze mama wawe ibyamuturikanye hariya muri puberi? Ika arangije aravuga ati arega buriya nta nubwo nabimuteze nshaka ko amatwi ye yangirika, nuko ari ibyashatse kuba, naho ubundi karaga planka kari aho ngaho twamukoreraga twari utuntu rwose tworoheje. Umusore uri hano nawe yarikanze aravuga ati mana yanjye, aba bakobwa ni ukuri nta mutima bagira. Ibyo Ika we yabivugaga yishimye. Arangije aravuga ati ni ukuri nawe byari kugushimisha ubona ukuntu mama wawe yikanze pe, twe twari tuzi ko ari agaplanka kari aho ngaho, si twari tuzi ko amatwi ye yoroshye bigeze hariya kugeza ubwo byamugendekeye kuriya. Umusore uri hano arangije aravuga ati muceceke mwa bakobwa mwe, urumva ibintu muri kuvuga nta n'isoni mufite? Mwarangije mukaza imbere ya Kesi mukamubwira ayo magambo yose, ari mwe mwateze mama wa Kesi fireworks zikamuturikana amatwi ye akaba yagize ikibazo. Ika arangije aravuga ati none se shiri wowe ibyo ngibyo uri kuvuga kandi ni ibiki? Bigaragara ko uyu musore uri hano ari sheri wa Ika, gusa yahise ajya ku ruhande rwa Kesi kuko yumvaga bari kumurenganya. Ikigaragara cyo we ntabwo yari yamenye ibyo bapanze. Umusore arangije aravuga ati Ika nubwo waba uri umukunzi wanjye bingana iki, ntabwo natuma ukora amahano nk'ayo ngayo. Ika arangije aramubwira ati ese none niyo mpamvu wajya ku ruhande rw'ako gakobwa k'agatindi? Sheri warangije aramubwira ati ariko si ubwo none ibyo ushatse kuvuga ni iki? Uba ugomba kugaragariza icyubahiro buri muntu wese, kandi igihe cyose ukigira gutyo njye naranakubwiye mariage dufitanye nayo twahita tuyikansoringa. Ubwo Sheri wa Ika yakomeje ahumuriza Kesi, ikigaragara cyo nawe yaramurakariye kubera ibyo yakoze, ariko nawe ntabwo wakunda umukobwa ukora ibintu nk'ibi ngibi, ndetse umukobwa ugira imico mibi nk'iyi ngiyi pe. Ika arangije aravuga ati nga noneho ndebera ibyo aka gakobwa kankoreye, kandi ati wa gakobwa urabona ko ushatse kunanya na Sheri wanjye? Nabyo yahise abimuziza. Arangije afata ya myanda yose yari amaze gushyira mu gafuka ahita ayimena hasi. Arangije aramubwira ati noneho ngera ubitoragure ukomeze akazi kawe, ndabona uyu munsi utari buze no gukandagira mu bitaro uribwirwe muri iyi myanda pe. Ati se noneho kandi nutabona udufaranga two mu bitaro ngo wongere kuyo mukura muri iyi myanda, urabona uriya muryango w'iwanyu uzawutunga ute? Erega narakubwiye ngo unyicisheho bugufi
uze ujye umfukamira unyoze unshire inzara nzagukorera buri kimwe, naho igihe cyose rwose udashaka kunyubaha uzaguma uri agatindi we na mama wawe. Ese arangije aramubwira ati ndakwiyamye wa gakobwa we, ntukamvugire umubyeyi. Umukobwa bari bamuserereje bamubwiye nabi, Disi amenye yuko inshuti ze ari nazo zagiriye nabi mama we, gusa n'ubundi ntacyo yari afite yabakora. Yicaye hano arangije aravuga ati mana kubera iki koko ibi ngibi ari njye bibaho, kubera iki ari njye wahaye abantu nk'aba ngaba babidukorana mu kazi. Gusa n'ubundi nta kundi yari kubigenza, barakwereka ikabwarije ataha mu rugo iwabo, bigaragara ko we ari umwana rwose wo mu biceri iwabo nta kintu babuze. Yatashe ari kwikaraga arangije aravuga ati mama ko mbona utameze neza ufite ubwoba, habaye iki kandi? Ubwo ikigaragara cyo uyu mukobwa ngo ni Ika we na mama we barabana na papa wabo bagira babana. Umugore uri hano arangije aravuga ati Ika mwana wanjye ntiwakumva ibintu byabaye, yaba iyi nyubako, imodoka, imitungo yose dufite. Atari ko mama ibintu uri kuvuga ni biki? Ati wa mwana imitungo yose dufite nari narayifashe muri credit none nanze kwishyura bari kunyishyuza. Umukobwa arangije aravuga ati mama weho bihorere wana tuzaba tubishyura amafaranga naboneka. Ati wibyo ngibyo nubigereho ikibazo pe. Umukecuru arangije aramubwira ati mwana wanjye ntabwo uri kumva polisi hanze, maze igihe kinini naranze kwishyuza none ubu ngubu bazanye polisi ngo ari yitwishyuza. Ubwo barakwereka hanze aho ngaho hari polisi iri kuvuga ati mukingure musohoke muri iyi nzu mushaka ahandi hantu mwajya kandi ikindi muraza kwishyura n'amande. Umukobwa arangije aravuga ati ye none se mama ibi bintu bigeze ku rwego yuko polisi ariyo yaza kutwishyuza? Ati se mama kandi ni ibiki wakoze ko bitaba ari ibyo kwishyura inzu gusa n'imitungo? Umukecuru arangije aramubwira ati wa mwana we ni ibintu byinshi, hari n'abantu tuba twarambuye, dore ni ibintu byinshi bari kunyaka amafaranga menshi kandi aka kanya sinayabona, rero tugomba guhunga tukava ahangaha tugacika. Urebe wa mukobwa ibimubayeho nyuma yuko yishonguraga kuri kesi ngo iwabo ni abakire. Umukecuru aramubwira ati wa mwana we ushaka twiruka. Umukobwa arangije avuga ati ariko mama kuri kunyirukansa habaye iki? Waretse tukavugana na polisi tukareka guhunga. Umukobwa arangije aravuga ati mama njye narushye kwirukanka nta nubwo ndi kumva impamvu turi guhunga polisi. Ese ni kubw'amadeni y'abandi wariye cyangwa ni ibindi bindi? Njye ntabwo ndi kumva impamvu uri kunyirukansa. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye ni ibintu byinshi hari ndaza kugusobanura twitonze, ariko nibura dushaka ahantu twaba tugiye mu minsi mikeya turaza kuba tugaruka mwiranzu tubiburane nyuma, ariko none aha ntabwo nabona amafaranga nishyura. Umukobwa arangije aravuga ati none se mama ushatse kuvuga ko tugiye kubaho tutari abakire kandi? Njye se nashobora kubaho mu bundi buzima pe? Aturabizi rwose ngiye ko navukiye mu buzima bw'abakire, ntabwo nashobora kubaho gutya nirukanka. Tugende tubavugishe tubabwire ko turaza kuba tubishyura baraza kutureka rwose. Umukecuru hano arangije avuga ati ariko wa gakobwa rwose uragacucu uza amafaranga aba bantu tubarimo. Umukobwa arangije avuga ati ariko mama ko mfite akazi nawe ukaba ufite akazi uri kugira ngo tugiye ko tuzabishyura. Umugore uri hano arangije avuga ati rero dore ko ufite sheri wawe w'umukene twaba tugiye kwa sheri wawe akaba ducumbikiye. Umukobwa arangije avuga ati ariko uziko ari byo, noneho mama iba wihisha aho ngaho manze ndebe kwa sheri wanjye kariyo mbe namuvugisha ubundi rwose aba ariho tuba twihishe mu gihe polisi irimo kuduhiga. Urebe ukuntu bari bazi ngo babayeho mu buzima bw'amafaranga none mu kanya gato birabahindukanye. Umukobwa arangije araza kuri wa musore bari kumwe bakorana kumbe niwe sheri we, arangije aramubwira ati none se sheri uracyandakariye ku byabaye karengeye nawe na kesi? Umusore arangije aramubwira ati wa mukobwa we ntabwo wagombaga gukora biriya bintu. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko se ko narinje kugusura waturetse tukinjira mu nzu? Icyo atazi nuko bari guhungira iwe atari ukumusura. Umusore arangije akomeza areba mu rugo kumbe hari undi mukobwa wari uri kumuhamagara ati sheri ko watinze. Umukobwa arangije arikangatiye ati mu nzu iwanyu ufite y'undi musheri? Umusore arangije aramubwira ati ni ibintu byinshi ngomba kugusobanurira ariko guhera muri aka kanya njye nawe situkiri abakunzi. Umukobwa arangije ararira aravuga ati ni ukuri kw'Imana ibi bintu ntiwakabaye warabinkoze pe. Kumbe barakwereka uyu mukobwa ngo ni Ika, uwo yitaga sheri we yifitiye undi mukobwa babana bisa nkaho afite n'umugore. Umukobwa yaje arira nyina amubonye arikanga aravuga ati mwana wanjye se kandi bigenze bite noneho? Ati mama rwose ntabwo wabyizera ko sheri wanjye afite umugore rwose pe, twakundanaga mu by'ukuri afite umugore. Ati ni ukuri birandenze rwose sindi kubasha kubyumva. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye rwose ihangane nakunda abantu nk'abo ngabo babaho, ariko urumva ko polisi ikirimo kudukurikirana, shaka ahantu rwose twahungira tuve hano ruhano rwose, naho ubundi bitari ibyo baraza kudufata kandi biraza kuba bibi cyane. Ibaza umuntu uri bukumve rwose uri muri gereza. Ati kandi ntugomba gukomeza kurira, ugomba kubireka tugashaka aho twahungira. Barakwereka Ika na mama we zabumiyeho barirukanka ngo bashaka aho bahungira. Feri ya mbere bayihungiye kwa kesi, nawe urebe kujya gusaba uwo wimye. Ubwo mama wa Ika yarakomeje arakomanga ariko
Ika we yari afite ubwoba avuga ati koko ubu ngubu tugeze naho tuza gusaba kwa Kesi. Ubwo ngubwo barakinguye, Kesi abonye Ika na mama we arikanga aravuga ati ye Ika kandi niwe ushyitse muri urugo rwacu. Ati se wa mukobwa we gute ushyika mu rugo nk'uru rw'abakene ko nzi ko uri umwana wo mu bakire. Ubwo ngubwo disi mama wa Ika ndetse na mama wa Kesi bo bari n'inshuti baranasuhujanye, bigaragara ko mama wa Kesi atazi ko uwamukoreye ibi ngibi rwose ari Ika. Ubwo yasuhujanyije na mama wa Ika, Kesi arangira avuga ati dore nguyu mama wanjye yagize ikibazo cy'amatwi ejo bundi ari mu kazi, rwose ubu ngubu ntabwo tuzi uko byamugendekeye, ariko nibura uwo mukobwa uri inyuma yawe ngo ni Ika washobora kuba azi icyabaye kuri mama wanjye kuko dukorera mu kazi kamwe. Mama wa Ika arangira amwitegereza ati se kandi ibi batangiye kuvuga ni ibiki, yigira nkaho nta kintu azi. Ubwo si tuzi niba Ika yaba yarabibwiye mama we. Ika akomeza abwira mama we inyuma mu matwi ati ariko mama ubundi twavuye hano hantu. Mama wa Ika arangira avuga ati mu by'ukuri rwose polisi iri kutwirukankaho, imitungo twari dufite yose bisa nkaho yadushiranye, turabinginze rwose muduhe icumbi pe. Ika arangira avuga ati ariko mama ku buryo wasaba imbabazi aba batindi koko. Bigaragara ko kwa Ika nubwo bakennye ariko Ika gifite umwiryo, ibintu rwose byo kumva kubaho nk'abakene ntago biramuzamo. Bakibyandika bakibyereka mama wa Kesi yaravuze ati rwose ni karibu ni mwinjire, turabishimiye rwose ntago twakanga kubaha icumbi pe. Ubwo barakwereka mama wa Ika yahise afata urupapuro nawe arandika, arangira avuga ati rwose turabashimiye, murakoze kubwo kuba muduhaye icumbi. Ubwo barabinjije ariko Ika yinjiye afite amasoni menshi cyane. Kesi yitegereza Ika rwose biramucanga ari kwisekera ku mutima avuga ati rwose ibintu ni magirirane pe, baze ko kwa Ika aribo baje kudusaba icumbi. Barakwereka feri ya mbere, Kesi nk'umwana wo mu bakene we yarabimenyereye, nuko byuka mu mbeho afata imifuka ajya gutunda imyanda. Ubwo Ika nawe kubera ko nta myenda yari asigaranye yabyutse yambaye imyenda ya Kesi yacitse, ariko uvuga ati ariko imyenda yawe irimo ibiki ko ndi kumva ni kwishimagura. Kesi disi we ni umwana mwiza, nta no kumutura yuko yakomerekeje mama we, yarakomeje aramwihanganisha ati wa mukobwa rwose iyo myenda ndabizi uraza kuyimenyera, ahubwo twajyanye ukajya kumfasha mu turimo, kubona muri iyi minsi turi no muri ka vacances nta kazi dufite ku bitaro. Ubwo ngubwo umukobwa uraharangira amubwira ati ariko se none ibyo ngibyo urimo ni ibiki. Ati n'iyi myenda yawe yandamiye, urumva koko muri aka kanya nahita njya mu myanda. Disi ikuri hano we nta nubwo ari kureba ko iwabo bamaze gukina, ntago ariyumvisha rwose ko ari kuba mu buzima bw'ubukene, ndetse nta nubwo ari kureba ko ababafashije ari abo yahemukiye. Kesi uri hano disi we yifitiye umutima mwiza, yarakomeje aramubwira ati Ika nta mpamvu yo kugira ikibazo rwose, we byakire imitungo yanyu ntugire ikibazo, turaza kubasengera muzayisubirana, mama waraza kwishyura aya madeni pe. Barakwereka mama wa Ika nawe yari yambaye imyenda yaho ngaho mu cyaro, ndetse ubona ko yanabyishimiye ari kubwira umwana we Ika ati mwana wanjye rwose uri gufashanya na mugenzi wawe wo Kesi, kandi ndabizi ko uraza kumukunda cyane. Ati kandi nk'umuntu mukorana mwakabaye mwishyimiranye rwose nta kibazo. Kesi nawe arangije abwira mama wa Ika ati wejya gushaka ibyo kurya, Ika rwose ndaza kumumenyereza akazi ka hano. Ika nawe abonye nta kundi yabigenza, arangije avuga ati Kesi winsiga, reka nanjye nshaka ikintu mfata nze tujyane. Ubwo Ika yabuze uko abigenza, arangije akurikira Kesi, ariko ubona ko imyenda yambaye rwose hano yamucanze. Ubwo feri ya mbere bayifungiye ku bitaro, baza gukura ya myanda muri ya puberi disi mama wa Kesi yaturikiyemo, none ubu ngubu amatwi yiwe akaba atagikora. Ubwo abari hano babasanze hano mu myanda, barangije baravuga ati ndebera ba babiri vacances yabo barimo baje kuyikorera hano mu myanda pe. Umusore araje avuga ati rwose sinabyizera ko Kesi na Ika aribo bari gukorana hano mu myanda, ubuse koko ni mwebwe. Ati rwose ibyo bintu birashimishije kubabona mwembi mwabaye inshuti. Ika arangije aravuga ati ariko ubwo mwe muri kuvuga ibiki mwagabanyije ubugoryi aho ngaho, ati kuba ndi gukorana na Kesi ni ibintu bitangaje. Kesi arangije aravuga ati rwose njyewe Ika naramubabariye, nta kibazo na kimwe mfitanye nawe, ubu ngubu turi inshuti, ndetse n'ikindi turi kwibanira mu rugo baje kudusura. Ubwo yabahishe ko mu rugo rwo kwa Ika bakinnye. Mushuti uri hano arangije aravuga ati baje kubasura hehe ko mbizi ko imitungo yabo yose yari imijurano, polisi yaje kuyibaka, ubu ngubu babibakuyemo. Umusore uri hano rwose nawe yahise yigira nkaho nta sano nimwe afitanye na Ika, kandi wibuke ko rwose imbere y'ibi ngibi yari sheriwe. Sinzi rwose ukuntu uyu mukobwa ibintu byose bimuhindukanye mu kanya gatoya. Kesi uri hano yakomeje kumuhumuriza, aramubwira ati Ika rwose ntugire ikibazo, ibi ngibi bari kukwikozaho mu minsi mike baraza kuba ari inshuti zawe mumeranye neza. Ubwo barakwereka disi Kesi w'umwana mwiza yakomeje ahumuriza Ika, kandi icyo atitayeho nuko Ika ari we wamugiriye nabi, ndetse ari we wahoraga amubwira amagambo amukomeretsa. None reba bari abanzi, ubu ngubu ni inshuti magara.
ubwo bakomeje gutundana imyanda bigaragara ko Ika nawe ibintu by'umuteto yabishyize hasi, yatangiye kwiyakira rwose akazi nk'aka ngaka yakamenyereye. Barakwereka Kesi na Ika bari batashye, ababyeyi babarebye barishima ati rwose reba abakobwa bacu b'impanga bavuye mu kazi rwose. Kesi arangije aravuga ati ariko muzi ukuntu uyu munsi Ika yiriwe akora akazi kenshi cyane, ati rwose nibyo mwabyiyumvishe. Ika arangije aravuga ati rwose hano mfite imiti nazaniye musaza wacu, ubundi kuki mutajya mumugurira iyi miti, mwabuze iki? Rwose umukobwa uri hano ngo ni Ika, we nubwo yaba umwana mwiza ariko utuntu tw'imiteto ntitwamushyiramo pe. Ubwo yari yafashe udufaranga duke mu yo yari yarizigamye, arangije ajya kugurira imiti ihenze uyu musaza wa Kesi. Ubwo mama wa Ika arangije aravuga ati Ika rwose utangiye kuba umwana mwiza ndi kubikunda pe. Ika arangije aravuga ati ariko mama n'ubundi ngiye nsanzwe ndi umwana mwiza, nubwo wenda mu minsi ishize nitwaraga nabi kuri Kesi, ariko nibura ubu ngubu ndi kubyicuza ndetse namusabye n'imbabazi, twabaye inshuti rwose ntabwo tuzongera kuba banze ukundi. Ati kandi ikindi ndumva newe isoni n'ibintu nakoreye mama wa Kesi pe. Mama we arangije aramubwira ati mwana wanjye nta mpamvu yo guhangayika, ntabwo ari ngombwa ngo abantu wagiriye neza aribo bakugira neza, hari nubwo abantu ugiriye nabi muri iyi si aribo bakugirira neza, nawe umenya aho bwirageze. Niyo mpamvu rero ugomba kubera umwana mwiza buri muntu wese muhuye, utitaye uwo muntu icyo ari cyo. Ika arangije aravuga ati rwose ndumva nshaka gusaba imbabazi, gusa ibyo bavugaga byose n'ubundi ntabwo mama wa Kesi yabyumvaga. Ubwo barakwereka muri ako kanya Ika yahise akura agapapuro mu musatsi we agira ngo yandikire mama wa Kesi amusaba imbabazi, gusa ntibari bazi ibyo agiye kwandika. Ubwo ngubwo umukecuru hano yarakomeje aritegereza n'amatsiko menshi, ndetse Ika mu gihe yari ari kwandika yaratangiye ararira biramucanga. Arangije aravuga ati rwose newe isoni n'ibyo nakoze, musabye imbabazi n'ukuri umbabarire mama Kesi we. Ubwo yahise apfukama amusaba imbabazi, umukecuru hano nawe arangije arikanga. Ika arangije aravuga ati mu by'ukuri ninjye watumye saha izi ngizi umeze uko nguko, ndakwinginze mbabarira rwose ndi kwicuza ibyo nagukoreye. Barakwereka muri ako kanya Ika arimo gusaba imbabazi, hari undi musore wahise ahinguka aho ngaho gusa tutarabona uwo ari we. Ubwo ngubwo umukecuru hano nawe yatewe umuwe n'ukuntu umukobwa ari kumuririra amusaba imbabazi ati ndakwinginze. Umukobwa nawe akomeza arira avuga ati rwose si byari ku bushake bwanjye, ntabwo twari tuzi ko biri bukugendekere gutya, ndakwinginze mbabarira pe. Umukecuru hano disi nawe yigiriye impuhwe mama wa Kesi, arangije aravuga ati Ika rwose mufata nk'umwana wanjye, nta mpamvu rwose yo kugira ngo nsabe imbabazi. Umukobwa uri hano agiye kubonabona wa musore bakundana garaje, gusa abona arimo guseka. Umusore arangije aravuga ati Ika rwose nari negereje umunsi nk'uyu aho upfuka mugasaba imbabazi mama wa Kesi pe. Umukobwa arangije aravuga ati se kandi wibyo uri kuvuga ni ibiki, ko nabonye wanciye inyuma wifitiye n'undi mugore ubu ngubu ko nashiringira. Umusore arangije aravuga ati rwose ibi ngibi njye nabiteguranye na mama wawe. Barakwereka iminsi ishize Ika akimara gukora biriya, akimara gukomeretsa mama wa Kesi, mama wa Ika yaraje mu kazi, shiri warangije aramuhagarika ati ariko wabuze ibintu umukobwa wawe yakoze, ndagira ngo rwose ushake ikintu wabikoraho, umukobwa wawe yasaba imbabazi mama wa Kesi kubw'ibintu yamukoreye. Ubwo umusore yahise afata telefone yereka mama wa Ika video y'ibyo Ika yakoreye mama wa Kesi. Umukecuru nawe yarebye video y'ibyo umukobwa we yakoze. Umusore araje aravuga ati rwose igihe uyu mukobwa kimeze gutya njye sinabana nawe pe, nabanza ajye gusaba imbabazi mama wa Kesi, kandi sinzi uburyo twabicishamo kugira ngo Ika abe yasaba imbabazi mama wa Kesi kubyo yamukoreye. Umukecuru araje aravuga ati gute umukobwa wanjye kuko yakora imico mibi nk'iriya, ati sinarizi ko umukobwa wanjye ari gutya ateye pe. Umusore arangije aravuga ati ni urugomo yigirira, mu buzima busanzwe n'umwana mwiza ariko abakeneye ikintu kimwigisha uriya mukobwa wawe. Ati baze nawe gufata umumama w'inshuti ye akamugira kuriya, uzi ko umumama yakoreye biriya saha izi ngizi amatwi ye yapfuye atacyumva habe na gake. Ati baze nawe icyo kintu akabikorera umuntu bakorana mu kazi kamwe. Umukecuru araje amubwira ati humura wowe, hari ikintu tugiye kubikoraho kandi uriya mukobwa araza gusaba imbabazi. Ubwo barakwereka ibi byose byabaye kugira ngo bahamagare n'iriya polisi zitera ubwoba mama wa Ika na Ika ndetse bave wabo bahungire kwa Kesi. Nibyo mama wa Ika yari yarapanze ndetse na sheri wa Ika kugira ngo Ika azaze abe kwa Kesi, abe mu buzima bw'ubukene, amenye ubukene uko bugenda ndetse asabe imbabazi. Umukecuru agiye kumwereka aramubwira ati dore n'urufunguzo rw'imodoka yawe, arega imodoka yawe nta hantu yagiye, ntabwo bayiteje muri cyamunara, imitungo yacu yose iracyahari. Umukobwa arangije aravuga ati mama gute kuko mwakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo barakwereka muri ako kanya umukobwa Ika yakomeje gusaba imbabazi, arangije aravuga ati nukuri mwese ndabinginze mumbabarire kubw'ibintu nakoze, kandi ndemera ko rwose uru rufunguzo rw'imodoka yanjye nduhaye Kesi, imodoka yanjye nyihaye Kesi pe, ngenda bizi ko mu rugo dufite amafaranga rwose nzagura indi modoka, kandi ikindi
mama wa Kesi rwose njyewe ndaza kumwivuriza. Ubwo Kesi disi byaramurenze aravuga ati simbyiyumvisha, ukama imodoka ukavuza na mama wanjye, ubu nanjye ngiye kujya nza mu kazi mu modoka. Ika aranje aravuga ati yego rwose ntabwo tuzongera kugusebya. Ubwo mama wa Ika nawe yunzemo aranje aravuga ati wa mukobwa ufite umutima ukomeye kwifata ugatanga imodoka ku mukobwa mugenzi wawe. Umukobwa aranje aravuga ati mama mu gihe gitoya amaranye na Kesi ndetse na mama we batweretse urukundo ndetse batweretse ko ari abantu beza, rero nanjye nari mfite guhinduka nkabereka umutima mwiza ndetse nkabereka n'igikorwa gikomeye nk'iki. Ubwo barakwereka umukobwa Ika yisubiyeho akomeza asaba n'abari hano bose imbabazi, aravuga ati rwose newe isoni n'uwo narindi we mbere kandi ndabizeza ko nazongera guhinduka nabo kundi. Kesi nawe aranje aravuga ati Ika sinabyiyumvisha rwose ko umpaye imodoka ndetse sindi no kubyiyumvisha ko mufite imodoka, ndetse biranashimishije cyane kuba njye nawe tugiye gukomeza tukaba inshuti gutya, kandi ndetse biranashimishije cyane kuba imitungo yanyu muyisubiranye. Barakwereka disi mama wa Ika yari yishimye ashimishijwe n'igikorwa umukobwa we yakoze rwose cyo kuba yafata imodoka akayiha Kesi ndetse akaba yakemera no kujya kubagisha mama wa Kesi yagiriye nabi. Kesi byaramurenze disi abura icyo akora, ibyishimo biramwuzura, aranje araza hobera Ika ndetse na mama wa Ika hoberana na mama wa Kesi, bigaragara ko famiye zombi zari zibaye inshuti rwose bishimye. Na sheri wa Ika yarari aho ngaho ndetse baranje babwira na kakana kari kari mu kagari barakabwira ati humura rwose nawe ubu ngubu tugiye kukuvuza. Barakwereka nibwatinze iminsi yari icumye, mama wa Kesi bari bamaze igihe baramubazi ndetse bari barimo kumukuraho ibipfuko. Kesi nawe yarari aho ngaho mu bitaro arimo gusenga ati Mana ndakwinginze rwose mfasha surgery bakoze kuri mama wanjye ibe yaragenze neza ameze neza pe. Ubwo barakwereka umukecuru bamukuyeho ibipfuko byari biri ku matwi, muganga araje amubaza ati se noneho mukecuru urimo kunyumva? Umukecuru disi byaramurenze aranje aravuga ati muganga sinabyizera mu by'ukuri, amatwi yanjye yongeye yasubiranye, ubu ngubu rwose ndimo kumva. Umukobwa yahobeye mama we barishima, Kesi arangije ashimira muganga. Reka ngushimire nawe kuba wadukurikiye, inkuru yacu y'uyu munsi nahangaha isoreje, ngushimira kuba wadukurikiye ndetse bukagukanda subscribe, ushyire igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment. Reka duhure mu yindi nkuru ikurikira, bye bye.